Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabashuhuje bene data tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo. Wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, wowe uri mu ntara, abari ku migabane itandukanye y'isi, inshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, tubanje Imana hose muri byose. Imana idukandagirire ku bacu, ihabe ibarengere. Imana igere ku babisha bacu, ibarwanye ibaneshe. Tunejejwe n'Imana, tuyizamuriye icyubahiro mu mitima yacu. Izinze ijoro izinguye amanywa, Imana nishimwe. Ikomeje gahunda yo kutwimana no kuturengera, Imana ishimwe. Yakoze imirimo itangaje, yakoze imirimo ihambaye, Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro mu nzira zose twanyuzemo, yarahabaye. Imana yabaye mu ruhande rwacu, yatuneshereje ababisha bacu, Imana nishimwe. Nyemerera nawe utangire ukurura ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Ongera ubare iminsi yose utambutsemo, iminsi ufite yose, urebe ko uburyo Imana yagiye ibikora uburyo bitangaje. Urebe uburyo Imana yarambuye ukuboko kwayo ikakugaburira, ikakwambika. Uyihereze icyubahiro, urebe impanuka zaguhushije ukaba ukiriho, Imana ishimwe. Urebe uburwayi bwari bukomeye, Imana yagukijije, Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo kusanya iby'imirimo y'Imana yakoze ku buzima bwawe bitangaje bihambaye. Nawe muri iki gitondo ushima Imana, wowe tubana mu mwanya wa nibature. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu yitwa garuka ushima Imana. Ukimara gukusanya iby'imirimo itangaza yakoze ibikoresheje amaboko yayo mu bumana bwayo, ugaruka ushima Imana. Ushima Imana itaragukojeje isoni, ushima Imana itaremeye kumwara wa munsi wari bumwarireho. Ikimwaro cyari bugende kikiyandika no mu mutwe wawe ukagira depression, ariko Imana yarakwimanye. Imana nishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yarakwimanye, yanga yuko ukorwa n'isoni ngo ugire agahinda gakabije. Irangije iraguhisha mu bumana bwayo. Imana nishimwe. Nyemerera rero aka kamwanya dusome ijambo ry'Imana. Igitabo ni icya Dawidi, Zaburi 119. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'Uwiteka. Hahirwa bitondera ibyo yahamije bakamushakisha umutima wose. Imana ishimwe. Wowe urahirwa nimba witondera ibyo Uwiteka Imana yahamije, kandi urahirwa wowe umushakisha umutima wose. Imana ishimwe. Ni koko nta cy'ubugoryi bakora. Imana ihabwa icyubahiro. Bagendera mu nzira ze. Nimba wikontorora ukisuzuma ugasanga nta cy'ubugoryi ujya ukora, ugasanga nta cy'ubugoryi kikurimo, ugasanga nta cy'ubugoryi kikuranga, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko nimba ubona ugifite icy'ubugoryi mu buzima bwawe, ugifite icy'ubugoryi ukora, wihane muri iki gitondo, uzibukire icyaha n'igisa nacyo, uhitemo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, akubere umucyo, akuyobore inzira itunganye. Imana nishimwe cyane. Uhitemo inzira y'ubugingo, wange inzira y'urupfu no kurimbuka. Imana ihabwa icyubahiro. Dawidi abivuze neza ngo ni koko nta cy'ubugoryi bakora, ngo bagendera mu nzira ze, bagendera mu nzira z'Uwiteka, bagendera mu nzira zo gushaka Imana amanywa na nijoro, bagendera mu nzira zo guhamya Imana, bagendera mu nzira zo kwirata Imana, bagendera mu nzira zo kwishingikiriza amaboko y'Uwiteka Imana yabo, bagendera mu nzira zo gusenga. Imana ishimwe cyane. Ngo wategekeye amategeko wigishije kugira ngo bayitondere n'umwete. Amategeko y'Uwiteka Imana yigishije ni ukugira ngo tuyitondere kandi udushyizemo umwete. Rero Imana ishimwe. Icyama inzira zanjye zigakomerera kwitonderera amategeko wandikishije. Uwo ni Dawidi. Nawe rero icyo kiba ari cyo cyifuzo ugira muri iki gitondo. Nawe wifuze yuko inzira zawe zikomerera mu kwitondera amategeko y'Uwiteka.
inzira zawe, ibyo ukora, ibyo ugendamo, ibyo ugambirira, purani zawe, amaporoje yawe, abana bawe, ibyawe byose. Ni ukuri uvuga ngo usenge, uvuge ngo Mana, ndifuza ko inzira zanjye zikomerera mu kwitondera amategeko wandikishije. Imana ishimwe. ubwo nzita ku byo wategetse byose, nibwo ntazakorwa n'isoni. Imana ihabwa icyubahiro. ubwo uzitondera, wowe turi kumwe muri iki gitondo, ubwo uzitondera iby'Imana yategetse byose, ubwo uzitondera amategeko y'Uwiteka, ubwo uzitondera kwanga ibyaha n'igisa nacyo, ubwo uzitondera gukizwa ukamaramaza, ubwo uzitondera ukuzinukwa icyaha icyo ari cyo cyose, ubwo uzitondera ukumva wanze ibyaha, ubwo uzitondera yewe ukitonda ukavuga ngo njyewe ngambiriye neza, mpisemo gukora ibyiza, mpisemo guharanira gushaka Imana, mpisemo gutunganya inzira zo nyuramo, mpisemo gutunganya ibyo nkora. Imana ishimwe. Ngicyo gihe rero nibwo utazakorwa n'isoni. ariko nuva muri uwo murongo ukajya mu gukora ibibi, ukajya mu gukora ibiteye isoni, rwose isoni zizagukora. ariko nukora ibyiza, nukora ibitunganiye mu maso y'Imana ndetse n'abantu, ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo rero muri iki gitondo usenge nka Dawidi, usenge nka Dawidi, usenge nka Dawidi, uvuge ngo icyama inzira zanjye zigakomerera mu kwitondera amategeko y'Imana. Icyaguha ibyo ukora n'ibyo upanga byose, ibyo ugambiriye gukora byose, aho ugambiriye kujya hose, mbese inzira zawe zose zigakomerera mu kwitondera amategeko y'Imana. kuko ijambo risoje rivuga ngo nibwo utazakorwa n'isoni. Nukomerera mu bukristo, nukomerera mu guhamya Imana, nukomerera mu kwirinda ibyaha, nukomerera mu gushaka Imana, nukomerera mu kuzinukwa icyaha n'igisa nacyo, nibwo utazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo witondere, witondere, witondere amategeko y'Imana, witondere amategeko y'Imana. Inzira zawe zikomerere mu kwitondera amategeko y'Imana. Ni ukuri Imana irahiriye, ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko dufite Imana idakoze isoni. Ishimwe. Ugaruke ushima Imana, wowe utarakozwe n'isoni. Ugaruke ushima Imana, wowe Imana yarengeye. Ugaruke ushima Imana, wowe Imana yatabaye kuri wa munsi. Ugaruke ushima Imana. Shalom, shalom.